Reka turangirize ku nkuru ya Green P. Green P ngo arasanga isi igeze ahantu habi cyane. Ibintu birakomeye, ibintu birakaze. Ati kubera iki? Kubera ko wasanga ari wowe wenyine ayoka muri hip hop, ariko ngo abantu bagakomeza kumusubiza hasi bigatuma atagera imbere nayo ngo shining nk'abandi. Kandi ari wayoka my friend. Ni mu kiganiro twagiranye na Green P muri Beseda. Told you guys uyu munsi aba star turi kumwe nabo for real. Check this one time. It's going down for real. Green P El Gringo banega ni muri Clark. Nyuma yo kuva muri Touch SN unga ku bajene banje dukora Clark. Ngubu twatuno muri Stone Church. Iyo udiringa n'abantu bawe, abantu mu byumva kimwe buriya ubumwe bwanyu butuma mugera ahantu kure cyane kuruta uko wakorana n'abantu bagutegeka gusa badashaka kumva my idea yawe. Urumva iterambere ryawe riragorana, ubukora ibintu by'abandi bantu ntabwo bukora ibintu byawe. Ubu nakubwira ko bishyushye daneva kurusha uko byigeze bibaye ikindi gihe, ko ababizi muri iki gihe nibwo babona Green ameze neza kurusha imyaka yashize, musically, physically, ahantu hose. Urumva nk'ubu ngubu nkora indirimbo kenshi, nko mu kwezi mafitemo indirimbo, buri kwezi mafitemo indirimbo. N'ubu ngubu ngiye kubasora indi ndirimbo ndi kumwe na Manzi. Mwihariko wanjye urebye uko nteye character zanjye, niko n'imyandikire yanjye bimeze, niko n'indirimbo zanjye ziba zimeze. Nta bintu bikomeretsa bibamo, nta bintu by'intambara bibamo, nta ntonganya, nta midugararo ibamo mu mitekerereze yanjye, mu myandikire yanjye no mu mibereho yanjye muri rusange. So urebye niyo message nanjye mba abantu kubana neza n'abantu, ko enjoyinga ubuzima, ko ubuzima ni impano twahawe, tugomba gufata neza, tukagiramo enjoy, tukagiramo n'ibindi bintu dukora kugira ngo tuzasige amateka meza ku isi. So urebye nicyo kintu ngenderaho cyane, amahoro, kubana neza n'abantu na enjoy muri rusange, ko ntago twaje ku isi kubabara. Urebye ahanini nakubwira ko mu isi ahantu iri kujya cyane, gusa nkaho ibintu byiza, ibintu by'ukuri, ibintu bizima basa nk'ababyirengagiza, kubera ko navuga ko wenda gahunda y'isi muri rusange sinzi ahantu igana, nanjye ntabwo mbizi, ariko ikintu cyiza ubona ko akenshi bakirengagiza, ukubona ko ukuri bakwirengagiza, nimba ari ukugira ngo wenda isi zarangire sinzi impamvu. Ariko kuva umunsi wa mbere nkora music n'abantu twatangiranye n'abandi bose babaga babizi ko Green ari dope cyane muri iyi mpano y'umuziki. Hanyuma uko ibihe bigenda biha ibindi, abantu urebye ni nkaho basa nk'abagize ishyari. Hari abavuga ati kuki Green naramuka ageze kuri iki ngiki none ntabwo tuzamukira, ugasanga hari barriere bagenda bashiraho, ariko Imana igenda izisenya kandi ubona ko muri iki gihe byatunganye. Injyana ya hip hop twayihagazeho ku buryo turacyayiha ingufu, uretse ko abanyarwanda rukuntu batagendaga babyumva neza, ariko bitewe no ko hip hop ku isi yose igenda izamuka muri rusange, bituma no mu Rwanda rukuntu bagenda babyumva, buryo ubona ko injyana ya hip hop bamaze kuyakira, nubwo harimo abatabishyigikiye bavuga ati wapi biriya bintu wapi. Kandi urebye culture ya hip hop ni culture nziza, y'abantu babimenye barabifiringa cyane. Injyana ya hip hop ari level iri kugenda izamuka, ntabwo imanuka, ko tugenda dushiramo ingufu. Nk'iri torero tumaze gukora Stone Church, none yo yaje none ishiramo ingufu zikaze kurusha mbere uko byahoze. The Ben ameze neza cyane, ameze neza kabisa. Kuza ko azaza niko mpora mbwira abantu, kuko nta muntu ushaka kwibagirwa iwabo, azaza igihe kimwe tu. Abakunzi banjye abenshi bakunda swag zanjye, bakunda uburyo nkoramo hip hop yanjye, uburyo mflowingamo, look yanjye, uburyo nambara, uburyo nitwara. Kandi ngira abakunzi b'inkoramutima cyane, twakora amagroupe Green P fans kuri za WhatsApp, dukunda kuganira cyane, bafite inkoramutima cyane. Abo ngabo nababwira bashiremo ingufu, tugire n'abandi, tugire abayoboke benshi wa mugani wa Bulldog nk'abamisa, bityo tugende dutera imbere. Abafana banye nanjye ndabakunda cyane, urukundo banyereka runkora ahantu bigatuma nanjye ndushaho gukora ibintu byiza, kandi I love you.